ako kantu rero kikavuga uhise unyibutsa uwitwa Jackie. Ejo bundi Jackie muramuzi uriya mukobwa ngo ni Jackie w'u Rwanda. Ejo bundi Kenisi yamuvuzeho gatoya. Uhise uvuga ngo abantu bavuga ku bintu nyuma yo bakagenda ngo bari gusaba imbabazi bari kurira. Yego. Jackie arangije baragiye ababwiye abanyarwanda nyine oya ni Kenisi watangiye. Umukorana na Mutabaro. Turagira ngo tubwire rwose. Kenisi rero ndabasuhuje aho muherereye hose ikaze kuri muze yakurenze Empire nkuko bisanzwe rero tumaze iminsi tubazanira abatumirwa kandi twariyemeje ko aribyo bintu tugiye kujya tubakorera muri iyi minsi. Uyu munsi rero twagaruye umutumirwa mwigeze kubona mu gihe cyashize ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye ariko ikiganiro tugiye kwibanaho noneho ni kivuga uburyo abantu basige bakora ikintu kitameze neza kuri social media kimeze nkaho ari uburyarya aho umuntu atuka abantu ku social media akizambaguza agasaba imbabazi ejo akongera agatukana agasaba imbabazi. Rero twagize ngo duhamagare umutumirwa wacu. Mbere yuko tugira ibyo tukubaza watubwira amazina ukivuga ndetse uretse n'ibyo ngibyo ukavuga nanone uko yumva mu buzima busanzwe. Buretse manze nitabe buno buretse nitabe sheri. Ogezaro. Ngo byabije byose barabiriye. Aribwo nari ndangiye ikiganiro kwa yakurinze je aribwo nje ndangiye ikiganiro kwa Musa yakurinze kano kanya bahise babijya. Ariko ibyo bintu mu mwibona miki wibona miki kugira ngo abana bifate bajye bijya kubareba na waruzi ngo nanje ndashonje nagiye mu biganiro. Ibyo bintu si byiza ushaka wagabanya kandi wazi ikiganiro rata warumbajije ngo iki. Okay, nagiraga ni noneho twakubaza amazina ukayavuga kuko hari abantu bashaba baje warangiza n'ubundi ukababwira uko wimva mu buzima busanzwe mbere ko twinjira mu kibazo. Guca burandi imbere y'abantu bajya cyane rwose guca abantu bari kundeba neza gutya. Aha ubusanzwe rero nitwa Yamamare ariko ukongeraho comedy kuko nijya akazi ngora cyangwa se comedy ni ibijanye n'akazi. Ndi Yamamare ariko ngaba ngina filime cyangwa se comedy. Ibyo ngibyo rero bijanye nuko ndi Yamamare. Nitwa Yamamare. Urakoze cyane Yamamare twatugize ngo unababwire uko wiyumva mu buzima bwawe busanzwe. Mu buzima busanzwe rero niyumva neza no mu buzima budasanzwe naho niyumva neza nta kibazo. Abaho ubuzima budasanzwe. None ari bidasanzwe niba bisanzwe. Okay. Tugarutse ku ngingo yacu rero twa turi kurasaho. Ingingo y'igishakasi. Cyangwa n'iyindi ngingo uri gushaka kuvuga sinzi yari cyo. Abaye ingingo y'igisheke ariko noneho twebwe reka tureke ingingo yawe tugaruke ku ngingo yacu. Nyirizina y'icyo twatumaze gukomozaho kijyanye n'abantu bameze nkaho nabitindya ry'abatesi sinzi abantu batukana ku social media ariko bagasaba imbabazi ejo bundi ukongera kumva bongeye bagarutse basabye imbabazi. Ako kantu rero kikavuga uhise unyibutsa uwitwa Jackie. Ejo bundi Jackie muramuzi uriya mukobwa ngo ni Jackie w'u Rwanda. Ejo bundi Kenisi yamuvuzeho gatoya. Uhise uvuga ngo abantu bavuga ku bintu nyuma yo bakagenda ngo bari gusaba imbabazi bari kurira. Yego. Jackie arangije baragiye ababwiye abanyarwanda nyine oya ni Kenisi watangiye. Umukorana na Mutabaro. Turagira ngo tubwire rwose. Kenisi rero yaragiye aratangaza aravuga ngo abahosta bose ngo ni indaya. Abahostinga abadasobanukiye guhostinga ni babakobwa baje mu tubari bakaje guseriva bakire bakabona amafaranga bagataha bakaje kurera umuryango. Okay, ni kwa kundi nyine umuntu agenda tanga mbese icyo kunywa service icyo kunywa. Yego. Abitanga mu tubari no mu mahoteli. Yego. Noneho Kenisi avuga yuko abo bakobwa babikora ari indaya. Nyuma ya kiriya cyo kurira rero uwitwa Jackie yahise kubera ko urabizi Jackie yaramaze iminsi agwaye igihe yakiriye rero yaje gutangaza ko uwavuze iryo jambo ko ghostinga ari uburaya ari imbwa ari ingegera ari induru. Ubwo ninde we yaratutse Kenisi wabyumvishe. Yego. Kenisi aravuga ati okay njewe nyuma yo gutangaza yuko ghostinga ari uburaya karaga kobwa kitwa ngo Jackie kanduke ngo njewe ndi imbwa ndo muturu ahita mujana muri ribu. Jakabonye ko bagiye kumushira muri riba agiye kurira cyane cyangwa se anarafungwa bitewe n'ibintu yatangaje ariko tuka Kenisi kandi batangana. Ahita atangira kurira bya bindi waruvuze mana mumbabarire naramututse ndamutuka goza mbabarire amarira g'abakobwa roga baga hafi ni gucu.
ariko si tukiri aho hari ikindi gihe Jackie yaba yabikoze kuko tukumva ko ari abantu babigira akamenyero, ari ikindi gihe Jackie yaba ariko ntabwo ari ubwa mbere bikoze. Jackie arabikoraga ndaga ari ubwa mbere Jackie akunze gutukana, aratukana kanarira, amara kugutuka bitewe n'amarira ge wagiraga baga hafi, amara kugutuka yamara kugutuka mu kandi kanya akaza ari kurira. Unyibukije n'ikindi gihe yigeze gusaba imbabazi ubwo yatukanye barivuga ko agiye no kubatizwa, ariko ubundi yaba yabatijwe ra cyangwa byahise birahindira. Ntago namucira urubanza sinamukurikiranaga kuri byinshi, ariko nzi ko atabatijwe, niyo yaba yarabatijwe simbizi. Nyuma yongeye gufatiraho mbese muri make icyo turiho nuko abantu hari igihe babigira akamenyero ugasanga ni ingeso, umuntu arigenda akikora agakora ikintu yarangiza akabanza asaba imbabazi. Abantu dukurikira ku mbuga y'inkoranyambaga bararenganye, none sinzi wenda niba hari icyo warugiye gukomeza. Icyo nari njyaga kubivuga tukiri kuri Jackie, ntabwo naguciye mu ijambo ng'umunyamakuru. Komeza n'uburenganzira bwawe. Ariko ikintu nje nshatse kuvuga nuvuga ngo Jackie ni ibintu yagize akamenyero, n'abadukurikira nabo wenda umugani nguko wari wivuze barihangana, ariko nabo hari umuntu ubona ukabona gukomeza kumwihanganira nga Jackie urabizi nugora tukana, nugora mu magambo, nugora imbere y'amaradiyo y'amateleviziyo mumbabarire nakoze ibi nje mbona Jackie amaze kurambirana pe, wenda suko umusenya pe simwanga pe, n'umunyarwanda nanjye nga umunyarwanda, ariko ibintu bijanye no gutukana yabigize akamenyero pe, n'ukuri yabigize akamenyero, ni ikibazo gikomeye bigabanye. Aha hano none weho reka tumere nkaho noneho dutangiye twinjira mu kiganiro cyacu. Yego, ni gute wowe wiyumva ubona abantu bavuga amagambo mabi ku mbuga nkoranyambaga ashobora gukomeretsa abantu bagenzi babo? Yo mbona abantu bashaka gukomeretsa bagenzi babo, rero ngiye barambabaza cyane. Ibi bintu dukora bino bya social media twagakwiye kubiha agaciro, kuko tubikora hari ababikora bagatangira ari abana ariko bazagera igihe bakagira umuryango. Ni urabona niba yamamare wenda mbikora ngiri ku myaka 20 na zigeretse, ejo nzaba mfite ugundi muryango gungana nguko uko ngana uyu munsi, gukeneye kuzareba uko se yakuze. Bivuze ngo tugomba kubikorana ubwenge kugira ngo n'abazadukomokaho bazasange base ari indangarugero. None niba Jackie wenda wisunyibutsa bano babyeyi birirwa, hari abagore birirwaga n'abakobwa ku ma social media ugasanga ngari kwigisha ngo ibintu ngo uburyo barongorana byose akabivuga mu mazina yose, ndago tubyanze ko babyigisha pe, ariko hari ababivuga bakabivugana agasuzuguro, bakabivuga mu kinyarwanda kitameze neza, bagashaka kwereka ahazaza habo yuko cyangwa se abana bazaza mu hazaza habo bantu bazaba nabo ari indiscipline babikuye ku babyeyi babo. Icyo kintu ni kibi cyane pe. Noneho reka tukubaze ikindi. Yego, uku gusaba imbabazi kwa hato na hato wowe ubibona ute? Ese ari wowe basebeje ku mbuga nkoranyambaga bakagusebya, ubona kumubabarira byagufata igihe kingana iki? Wenda njewe ntago abantu bose tuba tumeze kimwe. Njewe nshobora kumubabarira bitewe n'umutima nama wanjye n'uburyo ndeye, ariko hari n'utamubabarira, ariko ngiye ku ruhande rwanjye namubabarira bidatinze bitagufasha n'igihe cyane. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo musabe imbabazi muzazihabwa, kandi mwarababariwe mubabarirwa n'amaraso y'umwami. Natwe rero tugomba kubabarira abandi. Numva icyo kintu ari cyiza cyane. Yego, ikindi nakubaza rero, nakubaza nti se ni icyo gituma abantu babigira akamenyero kumva ko uyu munsi yatuka bagenzi be, nyuma yaho agasaba imbabazi akongera akabigarukamo? Wewe ubibona nk'iki? Niyo mpamvu bitera? Impamvu bitera ntago babahana bya nyabyo, bamukubise ngakura ejo bundi garamarira ga Jackie wenda simbi mwifurije, ariko ngakura yari amaze gutukura mu papa Kenisi, yo bahita bamukubita muri ribu cyangwa se bakamukubita muri mageragere, agakubitamo amezi 2 cyangwa 3, byari kuja ku murongo n'abandi bakagenda babiboneraho. None rero yaje ndibamuhane wenda bikaba mu magambo akarira bakamera gamarira, akarira bakemera gamarira, birangira n'undi avuze ati nanje kanze ngwereke azandwarikize mbigire nk'urugenzi. Ariko urabona niba yambano tuje kuri yambano w'umuhanzi, wabonye amavideo gacicikanye ga porno cyangwa se nabimbivuze mu mvugo yise yihuta, amavideo yacicikanye y'urukoza soni, ari amavideo garasohotse gakimara gusohoka babanza babona ko ari yambano yasoye mu buryo bw'ubucuruzi,
baratekinika neza ari birabikurikirana babona ndabwo ari ubucuruzi barongera baratekinika neza yamba natanga amakuru neza basanga ngo byanyuze kuri Jihad yego n'uwitwa Pazo yehe bakurikiranye neza urabizi na Pazo babanje bamufunga Pazo babona ari kurengana basanga ngo ibintu byose byashizwe hanze n'uwitwa Jihad Jihad na nubarimo none ni gute niba barafunze Jihad ari wakwirakwije ari amafoto ari amavideo y'urukoza soni kwa nuza kwa yambana yego uzi ngo ninde wundi niyo nanje ubwanje n'abanyafite ninde wayasora ari kubona Jihad aryamye muri ane myaka 6 aha ndago babahana bivuga ko yarashatse kuyasora azi ko agiye gutwika yarazi karatwika nyuma yaho bakamuvugaho bikarangira kuko atari we wari warabikinye mbese ati ngiye gusebya umuntu mwihimureho mwereka ko ndabikoze nyuma yaho nzaburana nzinde ariko yarafashwe arafungwa nundi wese wabona Jihad ari hari niyo yaba afite amavideo yanje cyangwa yawo cyangwa nayo wundi muntu ndakubwiza ukuri ndawayasohora yayasohora se yitwaje mugenzi warafunzwe none raje gusohora wahita uvuga ati niwamwe kuri 6 nje barangubita 12 kuko nabikoze mbizi nakoze cyangana cyane rwose yego urakoze cyane aba bantu none wowe ubafata nk'iki cyangwa ikintu ubafata nk'indyarya cyangwa ni igikorwa kitakabaye gikorwa mbo uburyarya bwashingira mu gikorwa kitakabaye gikorwa bivuga ngo ntako bakabaye bakora nk'ibi ni bibi guta ubundi na kera barakubwiraga ngo ubikije ibanga kera nubwo wenda nanjye ndaruwa kera ariko mbyumvaga ku babyeyi ngo barakubwira ngo ubikije ibanga ntukarimene kandi ngo ibanga ni rya kabiri wa gatatu akarimena iyo ufashe ibanga rukagenda ukarimena wenda mugenzi we niba yaramuha agafone kamwizera yambana akayiha Jihad akamwizera n'iki bikarangira Jihad abishize hanze nkumva ntago yigeze abika ibanga nyine ubihuta abika ibanga rero bagomba kumucaha cyane mbona noneho rero yamamare dufashe hano tugira icyo tukubazaho weho ubwawe uri wehe buryo ugerageza gukora kugira ngo ibintu nk'ibi biramutse bikubayeho nk'umuntu kuvuze bitangiriza amarangamutima yawe cyangwa ngo bigutere ubwoba ku buryo kubyumva nyine mbongora mu buryo bwinshi butandukanye by'umwihariko ngewe ntago nagerageza gukora zira video z'urukoza soni ngo ni kamere kuko nayambano nawe tumugarutseho ntago byabaye byiza yego ntabwo nagerageza kuba ndi kumwe n'umushiri wanjye cyangwa turi mu bindi bikorwa n'urunaka n'umuntu ngo ngerageze gufata ayo mafoto kugira ni indambwe ya mbere igaragaza ko nanjye nabanga yambana ibyo sinabikora ikindi kigeretseho ngerageza kubana n'abantu neza mu buryo butandukanye nirinda akajagari n'agakungu k'abantu kuko bivamo ibintu byinshi bitandukanye bishobora kunyangiriza ejo hanje hazaza ngerageza kwirinda rero umuntu ni mugari bro umuntu ni mugari byadanje none se yamamare ko nyine bishoboka ko umuntu ashobora no kuguhimbira baramutse hari umuntu guhimbiye ikinyoma ni gute wabikavaringa ni izihe mbaraga ufite ku buryo bitakujegeza muri kariyeri yawe y'ubwamamare kuko birashoboka nubwo witwararika ariko hari umuntu wakugabaho itero ikinyoma rero ibinyoma biba bitandukanye ushobora kungabaho ikinyoma atari cyo kumvungisha kitarimo gereza natuza ngavumiriye ariko harimo gereza ngiye nagutanga mu mategeko amategeko akaba ari yakuburanira cyane kabisa Rwanda rufite ubuyobozi bwiza rufite government rufite byinshi byiza kabisa yamamare rero hari igihe nyine ibi bintu umuntu abibona ariko akagira umwanya wo gutekereza ese iyo ubona ibi bintu biri kuba by'uburyo abantu bagenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga bahimba wenda tureke twemere ko n'ibyo baba bavuga ari ukuri bakabivuga bakameze nk'ababirishisha bakabivuga bameze nk'aho basebya abandi kuko twamaze kubyumva ukuntu abantu bigaragura muri ubu buryo bwo yego naye masomo ukuramo muri ubu buryo bwo guhangana nyine n'abantu bagira naye masomo ukuramo agufasha guhangana n'ibi ngibi muri ubu buryo ibintu abantu bakora amasomo nguramo go ni menshi cyane kandi ntabwo natangaza byinshi ahubwo ngiye nguramo amasomo menshi cyane ni nanjye uyazi gukuntu nahangana n'ibibazo byanje none se isomo nguramo nta amasomo meza yuko njewe ndafata none se niba ubona Jihad byamubaye ukabona Jackie biri kuma bakongera akaba ari kurira wowe wakwemera ngo niba umuntu atanze ibigambo bitagira gahunda ngo ugiye gukuramo isomo ryo nawe kuzakora ngibyo utagira gahunda yakoze bivuga ngo iyi myitwarire iyo uyibonye uravuga uti ngira ico nigiramo asa hari ngewe nindamuka ngize uwo ntasaho yego
biragenda gute? ngahita nigiramo ngavuga ati ahubwo aho kugira ngo murasaho bibi bibazo ahubwo kandeke kumurasaho. Icyo naco ugomba kukimenya. Urakoze cyane. Hano ni iki wifuza kubwira abantu bafite imyitwarire yo gutukana no gusaba imbabazi bya buri kanya buri gihe cyose kugira ngo bamenye ingaruka z'ibyo bakora? Ibintu ntago rero njyewe nababwiraho ibintu byinshi cyane kuko n'ubundi nama nyinshi mbafiteho, ariko by'umwihariko ibyabo ntibabikora uko babikoze, ariko bagerageze babikorane nabo babikorana nabo. Ari ijambo ry'Imana rivugaga ngo ihene ngo zajaga mu hene n'indama zikaja mu ndama. Niba bafite abagenzi babo batukana birirwa mu rubwo butukanye, ntibabitukanire iyo ntibabizane muri social media ngo batwangiririza abanyarwanda. Nibareke kutwangiriza abanyarwanda, nibareke kutwangiriza urubyiruko, nibareke kutwangiriza abana bari kuvuga biriya bigambo ku social media, bakora ibintu bizima, abana babireba, abana bacu babirebe, urubyiruko rubireba ari bizima. Hana kubikora ari iby'ubupfu bipfuye by'ibigambo no gutukana no gusenyana n'ibiki byo. Niba bikorera iyo bije bibera mu miryango cyane, ntabwo bagombye kubigira nka content yo kubizane, bagire content bashiraho kamera. Yababare ndabona byakuraka kitakobaje yakurinze kuri kw'Imana. Gusa nge ndikumva nawe inama kuko haragiye ubona umuntu utamugira inama, ariko dufashe noneho ugira inama nk'abantu byabaho bavugwa, babandi bashobora kuba bavugwa, ugasanga umuntu niba bamuvuze bimwikiye ibyo yari arimo ahise agira ubwoba, nihe nama wamugira nk'abo ngabo baramutse bamuteye ibyo bitero? Ibyo bitero yakwihangana, cyangwa se yabona ko bamuharabitse ari igisebo kirenze, akifashisha ubuyobozi akaburana reka. Igihugu cyacu gifite umutekano, gifite kumvira, gifite abayobozi, dufite peace, dufite amahoro, dufite byinshi cyane, dufite n'ingingo nyinshi ziba ziturengera. Inyungura akantu aho kugira ngo ahangane nabo nabishire mu nzego, yiyambaza inzego ntibibe rwasere. Ribi irahari irabikurikirana cyane, nzi ko ribi ikora kabisa. Izabafasha. Turi kugera ku musozo, tugiye kukubaza ibintu bya bibiri gusa. Ibintu bibiri, sari kwintu wifuza kongeraho ku bantu bazumva inkuru yawe y'amagambo yawe, niki wakongera kuri ibyo umaze kuvuga? Njewe rero ibyo maze kuvuga kubera ko mbivugaga nza naho mbihagazeho, wenda nabahita abari ngo mu bindi bihugu hari igihe bakwibaza ko ari kuvuga ngo ababihagazeho kandi yicaye. Hari n'igihe mba mbyicayeho, ibyo mvuga njewe mba mbihagazeho nambyicayeho. Urumva rero ngewe ntago nta kindi kintu narenzaho, aba ari ibyo ngibyo kabisa. Ibyo mba mvuga biba biri mu muco. Ndo nasubire nyuma ngo nivuguruze ngo wamugabo ngo ndeba ngo nibagiwe ngo birango yirangana ari ndanze ngo ntago nagitanze ngo umugore wanje yunge arabyanga. Ujya niba danze ingamba nyitanze abari yawe. Yamamare rero urakoze cyane, ariko ako turi kuganisha ku musozo n'ubundi ndabura kukubaza kuko turi mu mpanuro. Yego. Ni bihe byumviro byawe, inama ufuza gusangiza abandi bantu nyine kugira ngo bagira uburyo bwiza bwo guhangana n'abatukana ku mbuga nkoranyambaga, nyine nabo tanga impanuro message mbese abandi bantu, ku bandi bantu. Ngewe rero byakurinze ntago nkundaga kubwira abantu inama cyane, kubera ko ndibuka buri kantu niwe wakunze kuvuga ngo hari umukene wigeze kugira inama umukire wahita umuntu. Yego. Ubwo rero ihangane, hari igihe haba harimo n'abambundura tuvuga hati ziriya nama zijanire nyina, ndabizi hari abantu badakunda inama, abantu bumva ko bakurenze. hari igihe uri kugira inama abantu bakaza agahita wihatira inama uriya muhungu. Wenda simbizane n'abakumva inama zanje, ariko ngiraga n'inama nziza cyane rwose. Inama nabagira ni uko bakwiyubaha, tukiyubaha, tukubaha ejo hacu hazaza, tukubaha urubyiruko, tukubaha abazadukomokaho, tukabaharurira ibintu byiza, tugahera kwiyubaha kugira ngo abandi nabo n'abandi babibone babyigireho. Byabe ndimwingi ndore ngore neza bandebereho, nabo nibakore neza babarebereho. Urakoze cyane Yamamare ku kiganiro cyiza uduhaye, cy'uburyo abantu burya niba ukoze ikosa none ugasaba imbabazi abantu bakakubabarira zibukira cyangwa niba babaye rimwe bitere ku binciro nyinshi ngo witeteshe. Urakoze cyane rero, tunashimira abadukurikiye, abicaye bagakoresha megabyte zabo kabisa, bagafata umwanya wo gukurikira ikiganiro cya Yamamare. Rwose nabo Imana ibahimigisha.
kandi nawe Imana iguha umugisha yamamare. Aha, nanjye ndawakiriye nambashimira bwana muyobozi munyamakuru. Abanyamakuru nkunze kubita abayobozi kuko umuyobozi w'ikiganiro cyane rwose uyoboye ikiganiro cyane. Bwana muzehe yakurinze Empire, nanjye ndagushimiye cyane ku biganiro byiza tugiranye, kandi noneho njimira n'abakurikiye kino kiganiro by'umwihariko bagere no kuri Yamamare Comedy. Mbite nanjye YouTube channel yanjye yitwa Yamamare Comedy, haba no kuri TikTok nitwa Yamamare Comedy. Hariho ibindi bintu bimeze neza cyane, kandi basige na comment kubyo bashaka ko twakongeramo. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Bye bye, ciao ciao. Thank you.